one day you suddenly become rich, ati umunsi umwe nuba umukire, you must remember these 10 things. ndashaka uzibuka bino bintu 10. 1. Icyambere, Don't tell anyone, ntuzagire umuntu ubwira ko wabonye amafaranga, including your family. yewe harimo n'umuryango wawe. 2. Icyakabiri, Paying off all your debts should be the first thing you do. ikintu cyambere ugomba gukora ukibona ayo mafaranga, kwishyura amadeni yawe yose. 3. Icyagatatu, If this money has already been transferred to your card, aya mafaranga numara kuyashyira kuri konti cyangwa ikarita yawe, don't rush to pull it out. ntuzihutire kuyakuraho. Put it in for 6 months first Uzabanza uyarekereho nk'amezi 6, and generate interest. abanza byara inyungu. 4. Icyakane uzakora numara gukira, Don't buy or rent a high-end house immediately. ntuzagure cyangwa ngo ukodeshe inzu ihenze vuba byihuse. 5. Icyagatanu, Don't quit your job just yet. ntuzahite uhubukira kuva mu kazi urimo. You must first generate other